Yase ibihe byiza mwese mukurikiye MC Imena Gitero TV aho muri hirya no hino kwisi. Yumvuze ngo aho muri hirya no hino kwisi, reka mbanze abari hano iwacu mu rw'imisozi igihumbi, ubwo abari mu Bwanacyambwe, abari hirya no hino mwese mu Rwanda mbahaye ikaze cyane. Hanyuma ubwo n'abari ibwota amasimbi ntabwo nabarenze ingoyi. Iyi ni MC Imena Gitero TV. Aha rero je naje ndimboneza amakuza ya rutabangira cyogere ku rugamba mushakamba utagira imbeho munda, nkaba rwisendekereza muri marwa muri marutuma amajyambere ajya ku rugamba rugogomera nkiko, nkabindatirwa bahizi mwikotaniro ry'abahizi rutarimba n'umugayo umugambi nkawutahana, ndi nkubitoye imanze ndi w'imfura zikunda kwirahira, arambaza batuni ndo guhayira iryo zina nkababwira nti nirudatetereza abasenza amagambo ageze uwandabaga, akabanyamutegeka abadayimoni uko abishatse bakwanga akabagenda hejuru, acunda umuntu amushakamo amavuta y'ubuhamya bwiza bw'ejo hazaza. Iyo akinze ntawe ukingura, niyo akinguye ntawe ukinga yitwa ndiho, n'ubwugamo bw'umugaru n'isambu itarumba n'igiti cy'inganzamarumbo, n'Imana idakoze isoni, abantu bose bayizera, abantu bose bayikunda. Reka ntangire mwese mbaha ikaze kuri MC Imena Gitero TV. Aha rero niho tuzajya tugenda tuganirira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, aho tuzajya turebera hamwe biba byaraturanze mu muco wacu w'Abanyarwanda. Abanyarwanda bajya bavuga ngo umuco nibwo bukungu, umuco nicyo gicumbi, umuco utaraca injishi niwo buzima. Iyo udafite umuco uba uri ico, iyo ufite umuco uba uzira ico. Aha tuzajya turebera hamwe ibijyanye n'umuco w'Abanyarwanda, tuzajya turebera hamwe ibijyanye n'umuco, indangagaciro z'abantu. Buriya ari abantu bazi ko ngo umuco nta limite ugira. Buriya muri famiye zacu habamo umuco. Tuzajya tureba umuco mu miryango, tuzajya dusura abantu mu rugo tubasure turebe uko babanye. Umuryango udafite umuco gusenyuka kwawo biroroha. Tuzajya turebera hamwe uko Abanyarwanda bahuraga, uko Abanyarwanda bataramaga, uko Abanyarwanda basuranaga, uko Abanyarwanda bagenderanaga. Ntabwo ari ibyo gusa, tuzajya kandi twibanda tunarebe ku biri kuvugwa hirya no hino, aho tuzajya tugenda tubasangiza amakuru agiye atandukanye. Hanyuma ikindi gikomeye, murabizi ko MC Imena Gitero mu buzima busanzwe bwa buri munsi ndi umu MC, nyobora ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ama event atandukanye, ntegura ibirori bitandukanye. Hanyuma nkagira abakora ibijyanye na protocol and service mu ma event. Hanyuma nkagira itorero ndangamuco cyangwa se nkagira itorero ryimakaza umuco w'Abanyarwanda. Ibyo byose tuzajya tubibaha, tuzajya tubaha izo service. Hanyuma kandi ntabwo ari ibyo gusa, tuzajya tubaha na service ijyanye n'abavuga amazina y'inka. Ibyo byose bizajya biba biri muri service tuzajya tubaha, aho tuzajya tubaha na bantu mwifuzaga rukuntu mwajyaga muvuga mutese umuntu aramutse afite ubukwe, umuntu aramutse afite ibirori runaka, yakura hehe abantu bashobora kuza kumufasha kumutaramira gakondo, bande. Ibyo byose tuzajya tuba tubifite kuri MC Imena Gitero TV. Ntabwo ari ibyo gusa, abantu benshi bagiye bambwira batari ko se Imena Gitero tuba dukeneye kumenya bumwe mu buzima bw'abantu batandukanye baba baragiye baba indashyikirwa, cyangwa baba baragiye bagerageza kugira ibintu bakora bikomeye ndetse byagira n'icyo bimarira abandi. Ibyo rero nabyo tuzajya tugenda tubibagezaho, aho tuzajya tugenda dusura abantu babaye indashyikirwa. Tuvuge ushobora gukenera kumenya ubuzima bwa Imena Gitero n'urugero, aho yavuye, ibyo yagiye ahura nabyo,
imbogamizi yagiye agenda ahura nazo, ibyo byose tuzajya tugenda tubibagezaho kuri MC Imena Gitero TV. Tuzajya tugenda tuganira n'abantu hirya no hino, tuzajya dusura abarwayi, tubaganirize, tubafashe, abafite ibibazo bitandukanye tubafashe, kuko gufashanya ni umuco w'Abanyarwanda. Iyi channel ikintu cya mbere gikomeye kiyizanye cyangwa igiye gukora cyangwa se igiye kwibandaho no kwimakaza umuco w'Abanyarwanda, no kongera gushyira hamwe nk'Abanyarwanda tukareba za ndangagaciro, bya bindi twatakaje, wa mwimerere wacu nk'Abanyarwanda twibagiwe, bya bindi twakabaye dushyiramo imbaraga nk'Abanyarwanda biri mu muco wacu, byakabaye bituranga, byakabaye bigira aho bidukura n'aho bitugeza, byakabaye byongera values zacu cyangwa indangagaciro zacu. Ibyo tukongera tukabigarura. Abanyarwanda kuva na kera barangwaga n'umuco wo gushyigikirana. Ibyo byose tuzajya tubirebera hano, aho tuzajya turemera bamwe mu bakunzi bacu, abadukurikirana bari hirya no hino ku isi, aho tuzajya tureba abantu bafite ibibazo kurusha abandi, hanyuma MC Imena Gitero nkabasura. Niba ari umuntu ukeneye kubakirwa tukamwubakira, niba ari umuntu ukeneye kuvuzwa tukamufasha akavuzwa, kubera ko ibyo byose nasanze ari umuco w'Abanyarwanda, nasanze ari umuco dukwiye gukomeraho, nasanze ari umuco dukwiye gusigasira. Ntabwo ari ibyo gusa kandi muraza wenda kwihangana, uyu munsi ntabwo turi buze cyane kwinjira mu kiganiro, ahubwo turi buze kwibanda ku byo tugiye kujya dukora kuri MC Imena Gitero TV, kugira ngo tumenye abakunzi bacu, tumenye ababikunda, abumva bagumana natwe tugumane, abumva baza tugafatanya tukazamura uwo muco w'Abanyarwanda, tugashyigikirana. Ibyo byose tuzabirebera hamwe. Ari ibintu abantu bagiye bambaza bakambwira batese ikintu kijyanye n'inkwano Imena Gitero kivugaho iki, neko uri umu MC, inkwano ubona zitangwa nk'uko zakabaye zitangwa? Ese ubona inkwano zitarahindutse ikiguzi? Si kubera icyo umuryango nyarwanda umukobwa asigaye yarahindutse nk'imari? Umubyeyi wabyaye umukobwa kumva afite imari, kumva agiye gukira kubera ko yabyaye umwana w'umukobwa. Ibyo bikanaviramo bamwe mu basore bakiri batoya ibyo nakwita gutinya kurongora. Dufite abasore benshi hano hanze batinye kurongora kubera ibintu biri hanze aha by'inkwano. Ibyo byose rero ni ibintu tuzajya tuve muzi tukabigera imuzingo, tukaganirira hamwe, tukavuga tutese ubundi Abanyarwanda ikintu kijyanye n'inkwano bakivugaga hiki? Ubundi se kubera icyo abantu bumva ko kera niba barakwaga inka, inyana, n'ubu tukaba tubishyira muri iyo context yo gukwa inka, hakaba ari nayo mpamvu habaho ibi bijyanye n'imisango yo gusaba no gukwa. Tuzabirebera hamwe, turebe impamvu imisango yo gusaba no gukwa ikibaho, ariko ugasanga bimwe mu bijyanye n'umuco byirengagizwa. Mfite abakobwa benshi, hari n'uwo twazanye ndimo nza hano gutegura kubabwira ibyo tuzatugenda tuganiraho. Umwe mu bakobwa rwose nabo beza ubona baje kandi baje neza, nawe yarari yagenda ambwira tubu iwacu twagize ikibazo gikomeye, bo turaza no tuzana mubazanira kuri MC Imena Gitero tuganire, hanyuma munamugira inama ko bizajya tuzatuzana n'abantu bafite icyo nakwita imitima ibabaye. Iyi televiziyo yanjye ndifuza ko abantu bajya bayiruhukiraho, hakaba yitwa isanamitima. Mu muco abantu bakwiye gusanana imitima, abantu bakwiye gushyigikirana, abantu bakwiye gufashanya. Nta muntu ukwiye kubaho ababaye, nta muntu ukwiye kubaho atanezerewe. Abantu bakwiye kubaho bishimye, abantu bakwiye kubaho bumva imitima yabo inezerewe. Uwo mukobwa yaje ambwira agahinda ke, ambwira ukuntu amaze agiye kuzuza imyaka hafi 45 yarabuze umugabo kubera ko abasore bose bagiye bamukunda, ababyeyi be bagiye babashyiraho amananiza y'inkwano, kugeza ubwo afite imyaka 39 mu cyumweru mu mwaka washize yarari hantera iyo story, ngo iwabo umusore yaje
hanyuma bageze mu bintu by'inkwano bamukosha ngo miliyoni 20 ngo nuko bamwishyuriye ngo akajya kwiga i Burayi. Nagize agahinda, numva umutima w'Imena Gitero urashengutse, numva ndababaye, biri no mu bintu byanteye umutwaro, numva nkwiye gukora channel ikitwa MC Imena Gitero TV. Abakunzi b'umuco nyarwanda mwese, abakunzi b'isanamitima, dukora ibiganiro by'isanamitima, dusura abababaye, tubafashe, tuganire, twungurane ibitekerezo. Hanyuma rero uraza kujya hasi muri comment utubwire ibyo ubona twajya dukora, utubwire ibyo ubona twakongeramo, utubwire ibyo ubona twashyiramo byiyongera kuri ibyo ngibyo, ariko n'amakuru agenda cara hanze hirya no hino tuzajya tugenda tuyabagezaho, nayo ntabwo tuzayareka, ariko cyane afite ahahurira n'umuco. Jewe ntabwo nshaka kujya nirirwa njya hariya ngo njye kwirirwa ntongana, ngo nshyire hanze umuntu, ngo njye mu bintu biraho oya. Iyi televiziyo ni y'abantu bakuru, ni y'abantu bakunda umuco, ni y'abantu bakunda Imana, kuko hazajyanyuraho n'ibyigisho ariko bisa n'imitima. Dutumira abakozi b'Imana, dutumira abavuga butumwa, dusane imitima y'abantu. Nitwa MC Imena Gitero. Ushobora kunyandikira kuri 0782 37 90 61. Iyo nimero ubonaho hasi ni yanjye MC Imena Gitero. Ushobora kuduha ibitekerezo hanyuma kudushyigikira n'umusanzu mwiza cyane. Reka mbasengera Imana, mbasabire n'umugisha abantu mwese tugiye gutangirana uru rugendo, kandi mfite icyizere ko MC Imena Gitero TV izagera kure, kandi wowe uzanshyigikira, wowe uzabana nanjye, wowe uzampa subscribe, wowe uzampa like, wowe uzampa comments, wowe uzasharinga, Imana izaguha umugisha, kandi umutima wawe Imana izawuvure ibikomere. Nkwatuyeho kugubwa neza, nkwatuyeho kugira amahoro, aho uri hirya no hino ku isi, abari hanze y'u Rwanda, abari mu Rwanda, Imana ikomeze bagirire neza kandi mugubwe neza. Reka mbasabire umugisha. Mana, mu izina rya Yesu turagushimye, tugushimiye kugira neza kwawe, izina ryawe nirihimbazwe. Ni wowe wansuye urangenderera, unsaba gukora umuryango wa MC Imena Gitero TV, kugira ngo dusanane imitima, kugira ngo dufashanye, kugira ngo tuzamurane, kugira ngo twimakaze uyu muco w'ubupfura no kubana. Sabiye umugisha umuntu wese uhisemo gukora subscribe, tuzabana. Sabiye umugisha umuntu wese uzabana natwe, uzamuha umugisha, kandi imbaraga zawe zizabe kuri twebwe. Uru rugendo dutangiye uzarubemo kugera ku ntangiriro, kugera ku musozo warwo. Tubisabye twizeye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Iyi ni MC Imena Gitero TV. Ciao ciao, bye bye.